ndaho pe kari dukumburanye kanongere nanagusuhuza ariko muri iyi minsi ko ndi kubona uri ku micyo we uri kwisiga uduki ndi ku micyo ureba unsanze mu rugo mu mirimo reba ibikanzu nambaye nose sinigeze nisiga uri mu mirimo y'urugo ubundi uragira ngo wambare neza ugiye imirimo iranzengereje muri iyi minsi nta mukozi mfite wagushakira naho ubundi ubu mbonye umukozi nasirimu kukananyabirwa we ukishyira ku cyaro ego kamananye nkishyira ku cyaro ntukamenyera ariko none se tunabisimbuka wa muturanyi wacu ngo ni Fatuma wabonye ukuntu asigaye ameze kaririye karimaze kagenda kikera ibuno se ririho nta naryo wagira ngo ni umufungo w'intoki karikura hirya karishyira hino ngo mayi ngasigare mukamwa ndafite umugabo ariko gukaraguta ubundi bw'ibigire babu baba bahambaye nanjye ubwo mperutse guhura nawe ndamusuhuza musuhuje mbona ndereye mu mahine mbona ntashaka kunyiteza ntibwese muko wahinduwe n'iki araje ngo muzaze kunsura ngo mbabwire ngo nabaye mukamwarimu bese mukamwarimu mwarimu yumvishije ari ikirogi kandi mwarimu yaciye ibintu yavugirije ubuhuha muri karitsiye ntawe ugicira hasi ngo mwarimu ariko se ahubwo reka nkubwire ubundi kari akagore ejo bundi twari bamwe twese twirirwa mu mirimo yo mu rugo kajyamo nibe nanjye nako wenda mba ndi mu mirimo yo mu rugo we noneho yajyaga no guca subize none aka kanya araducyanye ese ubu twaba dufite ubwenge tubyemere katumukorera umubare w'ibanga tubigenze gute rero sasa tujye kumusura tugende twimirishijwe neza nk'inshuti tujye kumuganiriza nawe ntiwabyibagiwe ndabizi ubundi nitugera duhe intebe twicare turatangira gutera story nk'abantu niturangiza dusiga ibintu mu ntebe ye cyangwa twakwiye kwa rupaca kandi twabikoreye wa mugore birakunda ubundi se ririya yabona arimo kunaga mu bijiriba ririya yabona arimo kunaga mu bigutiya n'utujiribabu dushyashya ahinduranya buri munsi bazajya barara bamukocagura yibuke kongera kunaga amabuno ayakaga yajyana hirya yajyana hino aririmba Nairobi Mombasa ariko ndibuke wa muti twakwiye kwa rupaca ko twawinaze kwa cya kigore cye cyaratujengereje kikayikirwa kiryana n'umugabo wacu buri munsi nambara bikanda bitandukana uriya we tubimukoze byadutwariye inama niyo akira cyo mukundira ariko ubundi we twahuje umugambi bikatunanira nana telefone muhamagare ubwe ko tugiye kuza kumusura zana nkukuriramo password ikure ngiye sinzi no gukora mu mataje aka twarakiza nuko tutirata niba namushyizeho Fatu waramutse agacyayi kahiye se tugiye kuza kugusura nyine ngiye na Florence dusange waduteguriye akacyayi sawa ntari ibi ntabwo duhatinda ariko turete twihuta twagiye uruzobwa ruse rwemera rero reka manze mpindura agakanzu wajere ko yerekane kwisuzuguza imbere ya Fatuma ariko njyana ibi bikanzu dore nta sutiya ariko nivyo injira mu kandi gakanzu kandi injira mu nzira kandi nyaruka usigaye aho ngaho rero wicaye ku gatebe reka mpindura agakanzu hanyuma nze ntugire irungu ntago ntinya ariko foro ako sha ntawe singana ifaranga uri kurikura muri iyi minsi inzu murahinduranya amarangi akaparofe kameze neza Chagira tugere Fatuma wirata nta nicyo turusha tugiye kumwemeza uyu munsi turamuhikosora ku buryo atazongera kwiyemeza gira tugende nta kibazo baba inshuti zanjye bagiye kuza kundeba badasanga hasa nabi kuko mwana kandi ndetse muri mwe reka abagore baza gushishamo ijisho wasanga basigaye bafite idirishya ariko niboneye n'umugabo kanitegurira shasa ukuri kw'Imana Fatuma tumwemeze ukunda twitwaje kiseho n'igipangu nicyo kinakinze kirarangaye yewe Fatu yemwe abahano yego uraho muraho neza
yego mana rero aha noneho muranyibutse ariko inshuti zacu mwari mwaranyanze noneho muranyibutse pe turaje ngo tumeze neza ni karibu ngaho nasigaye icyo Fatuma asigaye ariko mbabarira uraho Fatuma yewe ko yabonye umugabo w'umwarimu Pora urimo kureba imicyo Fatuma asigaye yewe Imana ishimwe Imana ishimwe Jessica yatabaye umushuti wacu Fatu ngaho ni karibu mwene wicaye ni karibu ni muze mwene wicaye tuganira ntacyo bimbwiye nibashaka baguhenya nanjye nari nsigaye sinzi uko nihungura